ngibaga ibitoki akatwa tutujyanye barateka none rero ariko tabigikora none koko umuti yashatse amazarigo tumusanga ari gutaba igitoki cy'umusaza niba kana ari cyo bapfana mugera dore muyitura mubonye niyo mpamvu twakure kure bamushaka aratujambiye nta kintu gitura mu nzu udukoko atujanaga utwana twazirika tujana nana kamwe abasana nagiba yamuto no bitoki ko niba mujani dore nguyo umwana mureba nta bakunze Rwanda on TV rero murabona ko abaturage bahuruye natwe twageze rwose duhuruye tukumvisha ko abaturage rwabaye rwinshi hari urutoki muri kubona duhagazemo nyaboneka umusambo yagiye kuri igitoki ahera ku nsina yamatanye n'insina pe kwapa byagoranye ariko abaturage nibo bakumvisha bari guhurura natwe tuza nk'abahuruye sinzi niba twabere ku musambo mukaza kumenya ngo byagenze bite kameramani wanje wenda mfashe naba mama komeza batubwire bihagaze ese nyiri urutoki mwamutabaje nyiri urutoki yaje mureke rero umurima mu gitoki we Deve imivovo zose nae no kwiba none barantabaza none reba ibi bivovo byose none ubwo urambwira ngo iyi mivovo iriya yose si wowe wabigize none wa mwana we muze wambabara nanjye mbabarira umwana urakubabarira kabiri no kuvuga ngo njewe ntambabarira kwaba kujane cyangwa wambabara kunazonje oya narariha oya nambabara agomba kuriha wambabarira oya ko nazongera wambabara oya nambabara wambabari oya wambabara wandukande ku mwana wa mama oya ndagije abana we umutima oya muze none oya nyumva muze ibiki none umusambo arafashwe ibiki mwana wanje umusambo kafashwe ibitoki byanyu ko yabimaze nyina arafashwe kandi afatiwe mu rutoki rwawe kugeza amagingo y'umusambo arafa kuri insina bigenze bite umuganga wamaye umuti mfite nimero ze yewe ni uramukuramo namuha imbabazi azimure nazimwima zimwime agume mbese kari we nyiri ibitoki umuganga uramubabaye none ko amafaranga ganje natanze yo kugira ngo zafate umusambo yewe ubu ashaka yamaramo n'ukwezi agapfiramo kubera ko yagize ate yanjogoroje muganga naza kumuha imbabazi azimuhe wa musambo wowe bita kwiba ibitoki by'abantu n'amabura kindi amabura kindi muze umusambo ko mbona amabura kindi ni amabura kindi umuntu w'umusore ufite amaboko aje kwiba igitoki gute wambabarira ko noya reka muganga ntabwo nzongera oya reka narefone muganga oya reka narefone muganga ni uro kuha imbabazi nasi bunagenda gute wambabarira wambabari muganga naza wambabari ntabwo nzongera oya reka muganga zewe rero muze muceceke umuntu wanyu hapa niba umuntu yaje kuba igitoki muceceke tubaze umusaza ukuntu umuntu wanyu hapa kuko ku myano yapfi
ahubwo muri muganga twamubona gute twamushakisha ku nimero yego muganga kwaye nimero mfite agapapuro yego zana duhamagare muganga wambabari iminani eshatu 94 477 duhamagare muganga none se mwebwe mwakumura kubita umuntu ni mu mico biragenda bite ubwo mureke duhamagare muganga atubwire niba cyo yadufasha oya tugomba kwatura bahura mwamaretse gato twumve muganga mwamaretse gato babari ni muganga urakubabarira wambabari muganga bari kumutera ntabwo nzongera ntabwo nzongera urana bari babari urareba urutoki rwose ntabwo nzongera mwamaretse gato n'ubuhe bwa mbere muganga naza mwamaretse gato muganga nagari kwifata ashobora kuba yarahuze reka nongere kumuhamagare numva wambabarira wowe kandi gato mutura ko muganga aramfata mwamaretse gato wambabarira allo mbabarira ntabwo nzongera Jewe umunyamakuru nkorera ikinyamakuru cyitwa Rwanda Honor TV yego nyuza ahantu mu baturage mbona bahuruye yego barambwira ngo hari igisambu takiye kwiba igitoki ariko cyaheze ku nsina nyirutoki tumuhamagaye ahageze cyo kureba umusambo we aduhaye nimero y'umuganga wawe warabikoze ibyo ngibyo aduha nimero yawe yego none umuntu yaheze ku nsina muga tumaze nk'iminota 40 gumeho sinkunda abajura jewe nakomeza gume kwiyo nsina ahamye muga yego ndanone nahaguma inzara kwira mwica imvura ikamunyagira biragenda bite koko abo bajura uwo musaza namumenye ibyo ari byo byose nuwaje gufata umuti ejo ngo muhereza ashire mu rutoki rwe afite ikibazo gikomeye ubwo rero ikintu ushobora kumufasha ari keretse umumpaye kavugana nawe hari bico namufasha wumva ari ikibuye cyangwa uyu musaza muvugane ariko nyabone kudufasha ture ko uyu muntu yava kuri iyi nsina muga ndaga kumufasha mu tuvugane yego muga yego byageze mubone bya bitoki byanje bari barabimaze none gwa muti wampaye gwakoze uko yakakubise mu muhora cyagwana naco yego amafaranga nashoye niki none uramubuze utege umuze umukuremo reka nze nta umurwayi nari ndi gufasha wundi nawe ufite ikibazo cyo batoboreye butike ariko ngiye gutega akamoto ko imodoka yanjye yari yatwaye umurwayi hanyuma nsimbuke ngereho mukuremo mufashe nje imbabazi ni wari uza zimuhani utarazimuhani uko amafaranga nashoye yego murakoze sawa muga yego uriya se hari murahagera ryari ngo wenda natwe tubarebe kuko urumva umugabo ukora ibintu nk'ibi ndabamageze rwose kuko mfite moto nze mu gihe gitoya ndabamageze sawa murakoze katubategereye yego murakoze muganga yaje mugamwiro wambabarira ko nazongera nura kwibabaza muganga urakukuraho babara ntabwo nzongera babara ntabwo nzongera wambabari none si uyu musambo yaranjogoruje wambabari byose dore inguri biki byose babara ntabwo nzongera ntacyo byose babara ntabwo nzongera none babara ntabwo nzongera niko sha ubundi umaze igihe kingana kiwiwe ni kinini umaze igihe kinini wiwe ariko mumbabariye ntabwo nazongera ntabwo wazongera reka ze ngiye ngufashe
muzehe uremera ko Mbabarire, mugufatirwa nukuri n'ubwo ntabwo watanze nzongera. amafaranga n'ubu namukuraho ikintu namusabira igihano Mbabarire ntabwo nzongera. musaza yirukanye ku musozi oya akugira azokora Mbabarire ntabwo n'abaturage nzongera. azongera kwiba n'abandi aje mu kintu iki Muzehe ugiye kumfungisha mbabarire. oya niwe yawe uratugoroje bwa mbere ngaho tuza muzehe Mbabarira ntabwo ndakomeza nzongera. gufasha reba muga umusambo ari kwemera ko atazongera kwiba Mbabarire kandi ntabwo nzongera. yafatanye n'insina abaturage babibonye umusambo bamubonye muga wadufasha wenda mugana ko mwamurekura akava kuri nsina Mbabarire ntabwo nzongera. Muzehe wambabarire. munzanira amazi nagira umuntu unzanira amazi wamajya ajya mu cyemba cyembe ruhaze rwa nkwakuzi umwanzi ukwangara akabura urubyaro jya mu cyemba cyembe uyu mwuzukuru wawe umwuzukuru wagize ikibazo kandi yagize ikibazo aciteye kubera ubujura bwe ndagira ngo arekure yikubite hasi arekure yikubite hasi ntabwo arapfa ntabwo arapfa ntabwo arapfa muganga umuntu w'abandi yapfa byagenda bite muganga umuntu w'abandi yapfa byagenda bite muhumure ntabwo arapfa ndamuha ari muzima ariko ntazongera kwiba n'undi munsi muga ari ndamubera gutitira muga ikimenyetso ntazongera kwiba muga yapfa byagenda bite kuko oya wadufasha ntabwo arapfa ndamufasha muhumure muhumure ntacyo ari bube biratwara nk'imiti ngiye muganga ujya umuntu abe muzima iminota itatu arabakiza arabatsimbuka iyi miti yo gufata ibisambo gutya bimaze igihe kingana iki ubikora maze imyaka 12 nkora aka kazi muga nakubaza ikibazo wera ngatunga ariko abaturage baze kubimenya Yego. uyu musaza utoki bwo bari baramaze unabirebye bari barabiciye pe abaturage bahuye umusamba afatiwe mu rutoki nk'umuganga wenda umuntu ushaka wenda kuba yakugana yakubona gute ufite n'abasanga ushaka kungana yampamagara kuri telefone ngendanwa akampamagara ubundi akohereza 74 n'igiceri cy'ijana nkaza kumufasha ikibazo cyo yaba afite cyose nabasha kukimufasha mu cyaba ari icy'ubujura cyaba ari icy'umugore wawe umuca inyuma igihe kinini ibyo byose mbasha kubitunganya abantu bagenda bafata ubutaka bw'abandi bakabuhumanya ibyo byose mbasha kubikemura hanyuma ubutaka bukera nyuma yo kumusamba afata indwara zo gukira ikirakurikiraho ndamurambikaho umuti wundi mfitemo hano hanyuma muhaguruke ahaguruke ubundi atuza aterere kandi ikindi kiri bukorwe ndasaba umusaza kuko abakuru nge bakimukimpamagara abakuru bari bantegetse yuko umusaza atagira ikintu yifuza kuri uyu umusaza kandi yaratanze amafaranga oya hari ikindi kintu ndi buze kumufasha ikindi cyo kutazongera gukorerwa ikindi kintu nk'iki muga tubonye wifashishije ihembe umukoza mu mutwe iri hembe rivuze ibitangaza by'abakurambere bansigiye kuko ubusanzwe iwacu ni muri Tanzania niho kavukire ariko naje mu Rwanda nzanye na basogokuru na nyogokuru hano mu Rwanda kugira ngo nze gufatanya nabo kuko yavuye muri icyo gihugu aje gukorera muri icyo gihugu n'ubundi ndavareka ngendane nabo hanyuma rero sogokuru na nyogokuru uyu mwuga niwo wari uwabo cyane cyane sogokuru ubu niyo waje kuri umurage kugira ngo njye mfasha abantu batandukanye bafite ikibazo nk'iki mwana muganga wavuye muri Tanzania yego Roko muganga wendigo umuntu namara kuza kwa muzima wendigo natwe no tugira wendigo wakwishyura mu kazi kawe ariko se abantu buriya iyo ubakoreye nk'ibi abantu bakoreye wenda byibuza bafashe bagaruka kugushimira mfite abantu mu gitondo kare hari umudamu waje kumushimira wari ufite ikibazo yaramaze imyaka 12 atabona urubyaro mu gitondo kare yaje kumushimira inka ariko nari nsize amaze kugenda n'ubundi imodoka yanjye niyo yari imutwaye jewe naje nje na moto yego ari buze gukira reka nze umukozeho arakandi gati ngira bita sete kote nkubita kubajura niyo yaba ari umusazi bakita sete kote nubaza amakuru yako ndaza kugusobanurira uwo muti bita sete kote abana ntacyo bari bube mubareke abana ni umugisha mubihorere nyuma y'umunota umwe arahita ahaguruka mwongeye kumukora mutegereze gatoya ugiye kubibona ahagurutse kameramani wanjye haguruka jya ruhazi jya
hagarara 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 muvemo